Zaburi ya 38. Zaburi iyi ni iya Dawidi yahimbiwe kuba urwibutso. Uwiteka, ntumanishe umujinya wawe, kandi ntumanishe uburakari bwawe bwotsa, kuko imyambi yawe impamye, ukuboko kwawe kukanshikamira. Nta hazima mu mubiri wanjye kubw'umujinya wawe, nta mahoro amagufwa yanjye afite kubw'ibyaha byanjye, kuko ibyo nakiraniwe bindengeye, bihwanye n'umutwaro uremereye unanira. Inguma zanjye ziranuka kandi ziraboze, kubw'ubupfu bwanjye ndahetamye nunamye cyane, ngenda nambaye ibyo kwirabura umunsi ukira, kuko ikinyugunyugu cyanjye cyuzuye umuriro, kandi nta hazima mu mubiri wanjye. Ndahondobereye, ndavunaguritse, nanihishijwe no guhagarika umutima. Mwami, ibyo nshaka byose biri imbere yawe, kuniha kwanjye ntuguhishwa. Umutima urankubita, intege zanjye zirashira, amaso yanjye nawe ubwayo afite ibihuzenge. Abakunzi banjye n'inshuti zanjye bampaye akato kubw'icyago cyanjye. Bene wacu bampagaze kure, kandi abashaka kunyica bantega imitego. Abanshakira ibyago bavuga iby'ubwicanyi, bagatekereza uburiganya umunsi ukira. Ariko njyeweho meze nk'igipfamatwi, sinumva, meze nk'ikiragi kitabumbura umunwa. Ni ukuri meze nk'umuntu utumva, udafite mu kanwa ibyo asubiza undi. Kuko Uwiteka ari wowe niringiye, Mwami Imana yanjye ni wowe uzansubiza. Kuko navuze nti, be kunyishima hejuru, iyo ikirenge cyanjye kinyereye banyirata hejuru, kuko ndi bugufi bwo gucumbagira, kandi umubabaro wanjye uri imbere yanjye iteka. Kuko nzatura gukiranirwa kwanjye, nzagira agahinda k'ibyaha byanjye. Ariko abanzi banjye ni abanyantege nyinshi, kandi ni abanyamaboko. Abanyangira impamvu z'ibinyoma baragwiriye, abitura inabi ababagiriye neza, nabo ni abanzi banjye, kuko nkurikiza icyiza. Uwiteka, ntundeke, Mana yanjye ntumbe kure. Mwami, gakiza kanjye, tebuka untabare. Haleluya.